Iyi ni Barada Vibes, ikaze nanone kuri uyu murongo ngushimira kuba wahisemo kudukurikira. Wibuke gushyira komanteri yawe hano hasi uburyo kino kiganiro wacyumvishe, ikibazo se waba ufite, kandi mfite na nimero ya telefone ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukajya kuri Facebook, byose uraza kubibona hano ukanyandikira tukaganira. Ikibazo icyo ari cyo cyose rero ushobora kugira, nshobora kugerageza kukigusubiza. Ntabwo nagusubiza nko kubyifuza, ariko tugerageza kubiganiraho. Uyu munsi rero ngiye gusubiza abajene benshi bakunze kumbaza ngo ariko Barada, ni gute iyo ugiye gushaka umuntu mukundana, umuntu muzabana, ngo ushingira kuki? Abantu benshi bafite uburyo ibyo bashingiraho. Ntabwo rero nakubwira ngo ushingira kuri iki, kuko abantu baratandukanye, abantu bakunda ibintu bitandukanye, bahura no mu buryo butandukanye. Ariko ikintu ngiye nakubwira cya mbere nuko mu gukunda cyangwa mu guhitamo umukunzi, ntabwo ukwiye gushingira ku buryo agaragara cyangwa ku bwiza bw'inyuma gusa. Hari ibintu byinshi cyane ugomba gushingiraho. Abantu benshi rero iyo duhitamo umuntu dukundana, akenshi tugendera ku bigaragarira amaso, uburyo aseka, uburyo agenda, uburyo akureba, ugahita utakaramo nk'uko abajene mukunze kubivuga. Ariko ujye wibuka yuko iyo uwo muntu agukoshereje cyangwa kurakaje, bimwe bigaragarira amaso birashira. Bwa bwiza bwagukuruye, yanseko ye, iyo mwarakarangije ntabwo uyibona. Akenshi rero abahungu bakunze guhitamo abakobwa bagendeye ku buryo basa, baseka, bateye, amata yereka sinakubwira. Abakobwa nabo bagahitamo bitewe n'igihagararo, uburyo umuntu agaragara inyuma. Twese dukururwa n'ibigaragara rega. Ariko niba ugiye guhitamo umukunzi rero, ntuzashingire ku bigaragarira inyuma. Kubera iki? Kuko iyo mumaze kubana, iyo mumaze gutangira gukundana, kwa kundi mumenyerana, mumaranye akanya, mumaranye iminsi, cya kintu cyagukuruye nubwo kiba kigihari, yego kirahari, ariko noneho hari n'ibindi bitangira kugaragara. Kuko mutangiye kumenyerana, hari n'ibindi utangira kubona utabonye cya gihe ugikururwa na bwa bwiza bw'inyuma. Ahangaha ni hahandi uzasanga umuntu ushobora kugira gute, kutamuha agaciro ngo usange yenda araseka neza, ariko ubona ikindi kintu kitari cyiza cy'inyuma. Urumva, ubwiza bw'inyuma ni bwiza, ariko se nibwo bwonyine? Usanze umuntu afite ubwiza bw'inyuma, nta mutima mwiza afite, ari umuntu utabana, ari umuntu ugira umushiha n'ibindi bindi tutazi, n'imico yenda mibi, wamwihanganira ngo nuko ari mwiza, ngo nuko afite ubwiza bugaragarira inyuma, acana abantu bose bagahindukira? Hari igihe rero ubona umwiza, sibyo, akagukurura. Wamubonye ni mwiza, agaragara neza, afite igihagararo, ariko burya beza bararutanwa. Uyu munsi ushobora kumureba ukabona ugakururwa n'ubwo bwiza, ariko reka nkwibarize, ejo nubona umurenze, ukabona umurenze ubwiza, ukabona umurenze igihagararo, uzamureka ufate wa wundi ko ubwiza burutana? Ikindi kintu kindi ugomba kwitaho kitari ubwiza gusa, ni uguhuza nawe, kwemeranya nawe. Nubwo bitaba 100%, ariko guhuza mu rukundo ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo urukundo rugende neza. Kuba rero umuntu ari mwiza cyangwa asa neza, ntabwo bivuze ko byanze bikunze muzahuza. Tekereza ni mwiza ariko afite imico udakunda. Tekereza ni mwiza ariko afite uburyo yitwara, uvuga uti wapi. Hari igihe rero ubona umuntu mwiza, sibyo, cyane cyane ku bagabo, ukabona umukobwa mwiza, uteye neza, usa neza, useka neza, ureba neza. Uyu munsi haje na makeup, ugasanga azi kwisiga. Abagabo ugasanga akoze ibintu bitabaho, akoze ibikorwa byose kugira ngo aterete uriya mukobwa. Aramuterese, yashyizemo ingufu ze, yashyizemo amafaranga ye, ahantu umuntu ashobora kwibaza, ariko uyu mukobwa niwe wenyine ku isi uhari? Ugasanga urimo urakora ibyo bintu byose kubera iki? Wakuruwe na bya bindi, nturanamubona, nturanamuvugisha. N'abagore barabikora, ugasanga nawe akoze ibishoboka byose kuko yabonye umuhungu, akavuga ati mama, uyu muhungu niba atari we nta wundi. Uburyo agaragara, uburyo ahumura, uburyo aseka, uburyo, ukavuga uti n'uyu. Ugasanga rero ushyize ingufu nyinshi cyane kugira ngo ubone uwo muntu, ugakora ibitangaje birenze urugero kugira ngo umwegukane. Wamara kumubona ukibaza ati ni ibingibi? Ushobora kumubona, sibyo, kuko nawe yakuruwe n'ingufu washyizemo. Mwamara kwicarana ugasanga n'ubwiza, yenda n'igihe wamureberaga kure ukabona arakana inzobe, mwamenyerana ugasanga
uko wabikekaga sibyo, cyangwa ugasanga afite akandi kantu utageze gute. Ahangaha turimo turavuga ngo ntuzakururwe n'ubwiza bw'inyuma gusa, uzarebe ibintu byinshi cyane. Uko rero umuntu asa ntabwo bivuga ko afite urukundo. Kugira ngo rero mubane neza, mukundane neza, nuko nawe aba afite urukundo. Ikindi kintu kindi, hari abantu ugenda ugakururwa n'ubwiza atari urukundo, tubyemeranyeho, ukamubona ukavuga uti n'uyu, ariko ntabwo ari urukundo. Tandukanya urukundo no gukururwa n'ibyo bintu bigaragara. Ese koko ukuruwe n'urukundo cyangwa ukuruwe n'ubwiza? Ese koko ukuruwe n'urukundo cyangwa ukuruwe n'uburyo umuntu atambuka? Ari umuntu utambuka ukavuga wow, ugahindukira nawe koko ni iki kigukuruye muri ibyo bintu? Kuko ushobora kuba ufite urukundo, we nta rukundo afite, amenyereye. Reba, hari abantu baba ari beza bizwi, cyangwa se abantu babibabwira kenshi ku buryo niyo atambutse aba bizi ko abantu bose ari we barangamiye. Niyo agiye kuvuga ahita aseka ukuntu, kuko bamubwiye ko aseka neza. Agomba rero gukoresha iyo suri kugira ngo abantu abemeze. Ubwo rero wamugeraho yagusekera ukavuga uti mana we wabagahe, wowe ukuruwe n'iki? Niyo surire nuko kunaseka cyangwa ukuruwe n'urukundo? Tandukanya urukundo rero n'ikintu kigukuruye, kuko ushobora kwibeshya ngo ni urukundo, mwatangira kujya muri urwo rukundo ugasanga nta kintu kirimo. Ntuzakururwe n'ubwiza bw'inyuma, ahubwo uzashake n'ibindi bintu byinshi. Sinza kugusubiza ngo kugira ngo uhitemo umukunzi uzareba ABCD, oya. Ahubwo ngenda kubwira ngo ntuzakururwe n'ubwiza bw'inyuma gusa, uzarebe no ku bindi bintu. Hari igihe ibintu ureba hari ibintu ureba ukavuga uti wowe muri wowe ukavuga uti uriya muntu okay bimeze gutyo, ukamubara bitewe n'ukuntu agaragara, kandi nta kintu kirimo. Ubwiza bw'inyuma, uburyo agaragara, uburyo yambara. Ashobora kuba yambara neza ariko atira imyenda, ashobora kuba ateye neza nk'uko urimo kururwa n'ukuntu ateye, kandi ari ibintu yongeramo. Turi kumwe? Ntuzakururwe na biriya gusa, kuko umunsi uzasanga ibyo wakekaga atari byo, uzagira ngo tuzacika intege. Genda gahoro, keretse niba ariyo gahunda ni ukumukunda kuko umubonye bigahita birangiriraho. Ariko niba ari ibintu ushaka gushaka umukunzi, banza ushishoze, ugende neza, sibyo? Ese ko aseka neza afite n'umutima mwiza? Ni urugero niba ushaka umutima mwiza. Ariko nibaza ko nta muntu ushaka umuntu ufite umushihura umubwira nabi. Ntago rero uko umuntu asa, uko ndeba, ntago bingira mwiza cyangwa ngo bingire mubi. Hari abantu bakunda kujija, bagaca urubanza akamureba akavuga ego ko uriya muntu se buriya kubera isura ye yenda ugasanga amuciye amazi, cyangwa yise amucira urubanza tukuntu asa buriya agira n'umushiha. Hari abantu bameze gutya, ukuntu asa buriya agira n'umutima mubi. Wazamumenya ugatungurwa ugasanga ni umwana mwiza utabaho. Hakaba n'undi ubona ukabona ukuntu kireba, ukuntu kimeze neza, ukuntu aseka ukavuga uti wamumenya ukavuga uti mu bagome nabonye uyu ngo yarabarenze. Abo bantu muzabibona. Hari n'abantu mubona mukabona barikundanira, ukibaza ariko buriya yamukundiye iki? Aba afite ikintu yamukundiye kirenze icyo wowe ureba. Amaso akunda bavuga ko atareba neza, ariko ngiye mvuga yuko amaso ahubwo akunda areba neza. Arareba akareka kureba ibyo tubona hano, akarenza ingo ibyo, akagera no ku bindi. Ubwiza rero uko umuntu asa ushobora kubihagurukira cyangwa ukabihururira, wamara kubimenyera ukabirambirwa. Abantu bakabibaza ati ariko ni gute uyu mutipe afite umukobwa mwiza ariko akaba atamuha agaciro, batajya bagendana? Hari ikindi utazi. Ni gute uyu mukobwa afite umuhungu mwiza bakundana, cyangwa afite umugabo mwiza ariko bakaba hari ikindi. Wowe wikururwa na biriya bigaragara. Nshuti rero, mukobwa mwiza, muhungu mwiza, mu gushaka umukunzi wireba ubwiza, wireba igihagarara, wireba ukuntu agaragara. Shakisha n'ibindi, kuko ubwiza burashira, ubwiza burasaza. Ubukene cyangwa se ukuntu umuntu asa, ibyo bintu byose bishobora guhinduka mu buzima. Ibaze rero umunsi ari byo bizagukurura, byarangiza bigashira ubireba, bizagenda gute? Nari Barada, iyi ni Barada Vibes. Comment, like, share, kandi ukore na subscribe, bizanshimisha cyane.